Reka nongere ngusuhuze we mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane, nanjye meze neza cyane. Amahoro y'Imana yakomeze kugenda abana nawe aho uri hose mu byo urimo byose. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana n'umuryango wawe aho uri hose ndetse n'ibyo urimo wose. Amahoro y'Imana akomeze abana n'abavandimwe n'izindi nshuti zose ugiye ufite ndetse n'igihugu cyacu muri rusange gikomeze kubana mu mahoro y'Imana. Sasa kuri uyu munsi ntabwo ndi bwamamaze, ahubwo tujya direct kuri analysis y'abakinnyi bari kugenda bava muri Rayon Sport ndetse n'abashaka kuba bakwinjiramo, dukompara umukinnyi ku wundi. Tugiye kora analyse y'ukuntu abakinnyi bagiye kugenda bava muri Rayon Sport ndetse n'abazabasimbura. Ese nizihe karite z'abagiye kugenda, nizihe karite z'abazabasimbura, kugira ngo mugende mumenya byimbitse umukinnyi ku wundi ndetse n'ibintu yagiye akora, uwo mwagiye mubona mu kibuga ndetse n'uwo mutagiye mubona, bose ndagenda mbageraho. Aho ngubu rero hari urutonde rw'abakinnyi basaga 10 bivuga ko bagomba kuba basohoka muri equipe ya Rayon Sport. Nibwo ngiye kugenda ngarukaho, ubundi tugenda tureba umukinnyi kundi ese ni cye kintu kizima yaba yarakoze, ese ni ufite statistique nziza, ese nuhe wabasha kugenda aguma muri Rayon Sport. Muri abakinnyi dushaka kuvuga ko ushobora kuba bagenda birukanwa muri equipe ya Rayon Sport nkuko mubimenyereye cyane. Rero abakinnyi tugenda tubabwiraho, ndagenda mpera ku mukinnyi kundi kugira ngo mubashe kugenda mumenya byibuza buri mukinnyi uko yagiye performinga, cyangwa se buri mukinnyi ubushongore n'ubukakaye yagiye agaragaza. Ngiye guhera ku mukinnyi witwa Mushimiyimana Mohamed. Ni umukinnyi rero wa Rayon Sport nawe wayigiyemo mu gihe mu mwaka wa 2019-2020. Uyu ni umukinnyi rero wazanwe Nawe Jean Fidele. Muramwibuka uyu Jean Fidele gifata ubuyobozi, ari mu bakinnyi Ahise azana mbere. Uyu ni umukinnyi rero utarigeze ugira amahirwe na make yo kuba yabanza mu kibuga cya Rayon Sport, aho ashobora kuba yarabanje mu match ntabwo zirenga 2. Umukinnyi rero gusoza amasezerano muri equipe ya Rayon Sport, akaba rero ari umwe mu bakinnyi bagaragaje urwego ruri hasi. Nanone ni umukinnyi wagaragaje kuba atarigeze yishimirwa n'abatoza abari bo bose baje muri equipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu Mushimiyimana Mohamed ni umukinnyi waje avuye muri equipe ya Police FC. Ayo ni umukinnyi rero nawe waje yitezweho byinshi, ariko akaba yarabaye totally flop, cyangwa se yabaye flop wijana kwijana. Urabyumva neza. Uyu nanone reka mbagire kundi mukinnyi nawe muraza umukinnyi wese tuzaje kugenda tuvaho, muze gushyiraho comment hasi mutubwire uko muri kugenda mubibona. Uyu nguyu witwa Byumvore Trésor ni umukinnyi wavuye muri equipe ya Gacinya United. Uyu rero nawe ni umwe mu bakinnyi babashe kuba baza muri equipe ya Rayon Sport, ariko byakomeje kugenda bigaragara ko ari umukinnyi nanone utaragize umusaruro n'uyu namuki aho equipe ya Rayon Sport, kuko kubanza mu kibuga ni umukinnyi utarigeze ubanzamo na rimwe, kuba yagera mu myitozo wabonaga ari umukinnyi uri ku rwego rwo hasi pe. Ahubwo turibaza, ese ubuyobozi bwagiye kuba bwamusinyisha burimo burareba hehe? Gusa muri equipe yabanjemo ya Gacinya United kamba mbibutse yari umukinnyi ukina kandi w'umuhanga. Sinzi ikibazo kiba cyaraje kibamo, wenda ashobora kuba yarageze muri Swadi agasanga wenda iramurenze, ntawamenya. Ariko ni umukinnyi nawe wagaragaje ko ari umukinnyi utari ku rwego rwiza cyane. Undi mukinnyi ni umukinnyi witwa Mujyanama Fidele. Mujyanama Fidele nawe ni umukinnyi akiza yabasha kuba yabanzamo byibuza gake ariko agakina, ariko ne byageze nyuma karacika. Niba ari imvune twumva yakomeje kugenda imutangazwa cyangwa se imuvugwaho. Niba ari ikindi kibazo ntabwo tukizi, ariko nawe ni umwe mu bakinnyi babaye flop mu buryo ubwari bwo bwose bushoboka. Usibye kugeranyije na babakinnyi babiri babanje, we yakinyeho dore ko na match ejo bundi Mujyanama Fidele nawe yabashe kuba yayibanza.
nanone reka nkubwire ko umukinnyi witwa Bukuru Christophe wabashije guca muri ekipe ya Rayon Sport yayijemo avuye muri ekipe ya Musanze FC aza muri Rayon Sport avamo ajya muri APR FC. Uyu ni umukinnyi nawe wabashije nawe kuba yaba flop uyu mukinnyi nawe hari byinshi twakomeza kugenda tumubwira ariko mu muzi birebire cyane. Ni umukinnyi nawe utarashe kuba yabona umwanya uwari wo wose wo kuba yakina muri ekipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi waje avuye muri APR FC batameranye neza. Reka mbibutse ko muri ekipe ya Rayon Sport yari umukinnyi wajyagamo rimwe na rimwe agakina neza, ariko nanone akaba ekipe ya APR FC yarabashe kuba yamutwara. Agezeyo abo umukinnyi ubanzamo, murabyibuka ko yari umukinnyi wabanzamo muri ekipe ya APR FC, ariko akantu ka discipline kabasha kugenda kamugonga we n'umukinnyi witwa Sefu. Bavuyemo birukanwe bazize discipline. Byo ni ibintu nabyo bitakomeje kugenda biranga uyu mukinnyi muri kariyeri ye, nawe agakomeza kugenda atamera neza cyane. Reka nyarukire ku mukinnyi witwa Mael Dinjeke. Mael Dinjeke yasinye ekipe ya Rayon Sport amezi 6. Reka mbabwire ko ari umukinnyi ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda irangirwa n'umukinnyi witwa Willy Onana Leandre. Onana ni umwe mu bakinnyi rero bakomeje kugenda barangira iyi ekipe yakomeje kugenda barangira iyi ekipe Mael Dinjeke. Reka mbibutse ko Mael Dinjeke nyuma y'uko ubusatizi bwa Rayon Sport bugaragaje ko bunaniwe cyane, umukinnyi yaritabaje mu mikino byibuza isaga 7-6 ya nyuma. Ni umukinnyi rero wabashe kugenda yitabazwa nawe n'umutoza George Pasiao. Nawe akaba ari umukinnyi yagaragaje ko atari umukinnyi wo ku rwego rwa rundi rwo guheka kipa, ariko nanone ntabwo yari umukinnyi mubi ugereranyije nabo bakinnyi bose nahereyeho ku mwanya we. Ntabwo ari wa mukinnyi avuga ngo arazonga ekipe muri defense atange assist, ayo nyine ubone aracenga agakidema akagira icyo ariko ibintu akabitera hanze, nyine final product ikaza kuba ari produit itari nziza. Uyu mukinnyi Mael Dinjeke kuva igihe yagereye muri Rayon Sport abasha kuba yatsinda ibitego bisaga ibitego 4 muri shampiyona. Nasi yakoze na assist 4, ariko ayo ngayo ntago ari statistics z'umukinnyi w'umwata. Umukinnyi w'umwata uko biri kose abagomba kuba afite statistics ziri hejuru mu bijyanye n'ibitego. Mu bigaragara umukinnyi muri Musa Esenu amukubye inshuro zirenga 2 muri semi season cyangwa se mu gice cya kabiri cya season muri phase retour. Uyu rero nawe ni umukinnyi utarabashe kuba yakora ibyo yari yitezweho na ekipe ya Rayon Sport, ariko nanone tubibutse ko yari yasinyama amezi makeya asa n'uje kugira ngo abe asevinga ubwataka cyangwa se ubusatirizi bwa ekipe ya Rayon Sport. Reka mbite ninyarukira kuwo bita Sano gwe nta byinshi muvugaho. We ni totally flop, ni flop y'ikinyejana cyangwa se ntabyita ngo ikise. Nta mukinnyi Rayon Sport yigeze uri munsi y'uyu nguyu. Amumbabarire rero ni umukinnyi nawe wabashe kuba yakinishwa pe. We yabashe kuba yakinishwa, ariko umusaruro yatanze ni nka kimwe cy'ijana cy'umusaruro wose agomba kuba yatanga. Kimwe cy'ijana urumva ni 0.0 rimwe 0.0 ngo ntabwo bigeze no kuri 0.1. Ntabwo ni kimwe cya 10 cya 0.1. Urabyumva ko rero uyu ni umukinnyi nawe utaroshe kuba yakora ikintu na kimwe cyari cyitezwe. Yagaragaje ko ari umukinnyi ku rwego rwo hasi mu bakinnyi Rayon Sport yabashe kuba yazana. Ni umukinnyi tugendeye ku bijyanye n'ibitego, nta gitego na kimwe yigeze atsinda Rayon Sport muri shampiyona. Ni umukinnyi wabashe kuba yakina imikino isaga 6 muri season yose. Ni umukinnyi wabashe kuba yajyamo asimbuye mu mikino
isaga, ubwo niyo nababwiye imikino yabanjemo isaga imikino 6 nayo imikino 12 yose nta assist nta n'igitego, aho yateye umupira ujya mu izamu yawuteye hanze. Uyu ni umukinnyi nabasha kugenda mbabwira ko ari umukinnyi w'umuswa cyane, mbwira w'umuswa cyane. Reka nyaruke kuri Habimana Hussein Eto, nyuma y'imyaka rero myinshi aba muri equipe ya Rayon Sport. Nawe ni umukinnyi bivuga ko agomba kuba yatandukana n'equipe ya Rayon Sport, ariko reka mbibutse ko ari wa mukinnyi wabashe kuba muri equipe ya Rayon Sport aho ayikorera nk'umwunganizi mu bijyanye no gusemura. Vuga ngo ni umukinnyi wumva indimi, uvuga indimi nyinshi, uba muri equipe ya Rayon Sport nk'umusemuzi. We nta byinshi navuga kuko nta match yabanjemo manzi zitarenga match 3 muri season yose ya match 3. Wowe ngewe n'imikino isaga irenga 4 y'igikombe cy'amahoro. Uyu nguyu rero ni umukinnyi nawe utarigeze ubasha kubona umwanya munini wo gukina, ariko akaba aba muri equipe cyane nk'umusemuzi w'abatoza b'abanyamahanga. Bivuga ngo iyo hari umutoza w'umuzungu byibuza afite nyine afite moyen de communication, afite genre de communication iri hejuru kuruta abandi bakinnyi. Bivuga ngo umutoza wari wese uje yaba avuga igifaransa yaba avuga icyongereza, uyu Habimana Hussein aracyumva. Uyu nguyu rero nta byinshi akomeza kumuvugaho, biri kugenda bivuga ko rero ashobora kuba yasohoka muri equipe, ariko nanone kantu ke kajyanye no kuba ari umusemuzi mwiza, ashobora kuba azongerwa amasezerano akagomamo nk'umuntu uhuza abakinnyi batumva indimi z'amahanga ndetse n'umutoza. Yego, uyu nguyu rero nawe ni byo ngibyo nakomeza kugenda muvuga. Uwo bita Steve cyangwa se Steve Elomanga. Steve Elomanga rero nawe rero ni umukinnyi w'umwataka, ariko nawe kabigasekwa nk'akeza. Ariko uyu mukinnyi nawe ni umwe mu bakinnyi bashobora kuba baragiye baba abakinnyi badakenewe muri equipe ya Rayon Sport. Muri abo bakinnyi bose twahereyeho nta n'umwe washyiramo mu mukino uwo ari wo wose ngakora ikinyuranye. Uyu rero nawe ni umwe mu bakinnyi bagomba kuba basukana muri equipe ya Rayon Sport. We byamaze kuba byatangazwa no kuba byamaze kuba batangazwa ari Mael DJ Steve Elomanga, umukinnyi witwa umukinnyi wundi witwa Mujyanama Fidele, n'abakinnyi babashe kuba bagaragazwa ko bagomba kuba bagenda. Undi umukinnyi witwa Bukuru Christophe nawe ni umukinnyi ugomba kuba ari mu bakomeza kugenda basohoka muri equipe ya Rayon Sport. Nanone reka mpite nigarukira ku bakinnyi bagiye kwinjira muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se bari kugenda bavuga ku isoko ry'igura n'igurishwa bagomba kuba bakwinjira muri equipe ya Rayon Sport. Reka mpite mera kuri buri mukinnyi karite ku yindi. Umukinnyi witwa Usengimana Faustin ni umukinnyi nababwiye mu kiganiro cyacu cyabanje ko agomba kuba yajoininga equipe ya Rayon Sport, akaba nawe ari umwe mu bantu bazakomeza kugenda baba muri iyi equipe, aho byakomeje kuvuga ko mu cyumweru gitaka umunsi wa 2 azaba yasinye equipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi ni umukinnyi afite karite z'aba defenseurs cyangwa se ba central defender cyangwa se aba defending n'aba central defender. Ayo nguyu ni umukinnyi wo muri defense centrale ubasha kuba yakavaringa imipira cyangwa se amamenasi y'abataka. Ni umukinnyi w'igihagararo ufite metero 1.88. Ni umukinnyi w'umusore cyane nawe ugenda agaragaza ko amaze igihe kinini mu bwugarizi bwa equipe bw'ama equipe atandukanye ndetse na equipe y'igihugu. Ni umukinnyi rero umenyereye equipe, ni umukinnyi mukuru umenyereye nyine shampiyona y'u Rwanda. Nanone ni umukinnyi bivugwa ko ari umukinnyi utihuta cyane ariko w'imbaraga. Uyu rero ni umwe mu bakinnyi b'equipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ishaka
nanone reka nyarukire ku witwa Kimenyi Yves. Kimenyi Yves ni umwe rero mu bazamu nabo bari gusoranya amasezerano n'ikipe ya Kiyovu, kandi akomeje kugenda babwira ko atazongera amasezerano n'ikipe ya Kiyovu. Uyu nguyu rero ni umwe ni kapiteni wa ikipe ya Kiyovu, nabyo mubyibuke neza. Nawe rero ni umwe mu bavuga ko agomba kuba yakwinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Uyu muzamu ni byinshi mwagiye mumubonaho cyangwa se mwagiye mumenyaho. Ni umwe rero mu bantu bagiye banyura muri ikipe ya Rayon Sport. Ni umwe mu bantu bagiye banyura muri ekipa ya Sport mu minsi yashize mbere yuko ajya muri ekipa ya Kiyovu. Uyu rero nawe ni umwe mu bazamu ntagenda mvugaho byinshi. Ni umuzamu muziho karite ko ari umuzamu ukunda kwanima umukino, ariko nanone akagira akantu aba Rayon Sport badakunze gukunda kitwa gutanga umugabo. Murabizi Kwizera Olivier ni umuzamu ushyiramo imbaraga kabisa ku buryo umupira wose niyo atawufashe umucikona nyine yakoze nyine ibyo yashoboraga byose kugira ngo umupira awuvane mu rushundura. Uyu nguyu rero bivugwa ko ari umunebwe. Bikomeza kugenda bivuga ko ari umunebwe. Ni umuhanga ariko w'umunebwe. Bakubita umupira abona ari umupira uremereye cyane akazamura amaboko igice. Uyu rero nawe ni umwe mu bazamu bakomeje kugenda nyine bavugwa ko nawe yakwinjira muri ekipa ya Rayon Sport. Nanone kapiteni igarukira ku witwa Hakizimana Muhadjili twakomeje kugenda tumuvugaho. Ni umukinnyi nawe ukuze. Navuga reka mvuge ko akuze, si imyaka ye bavuga ko afite imyaka 26, ariko ni umukinnyi ukuze. Ni umukinnyi ukuze rero nawe ugomba kuba nawe afatanya na ekipe ya Rayon Sport, aho yamaze kuba yasinya play contract, akaba yarakenyera no kubika avance ka Rayon Sport. Uyu nawe nta byinshi amuvugaho. Abenshi mu gihe mumuzi kuri ya macenga ye, kuri ya madribble ye. Ni umukinnyi rero uheruka kuba yakinana n'ekipe ya nationali mu mikino heruka gusohokamo. Ni umukinnyi rero uri kuri current form itari mbi, kandi uri muri ekipe nziza ya Polisi. Nawe ugomba kuba asakira na ekipe ya APR FC ku mukino wa nyuma uzakomeza kugenda uba ku munsi wo kwa gatandatu. Uyu nguyu nawe ni umukinnyi rero nawe mwiza cyane, nawe ugomba kuba joining ekipe ya Rayon Sport. Reka mwibutse ko turi kumwe na MTC Limited, My Tower Contractors and Consultancy Limited, aho igenda ikugezaho serivisi zitandukanye z'ubwubatsi, kuva kuba yakugereza igikoresho kuri chantier no kuba yakubakira, ikagucungira ko wubakiwe neza, ikaba yagufasha kubona ibyangombwa by'imyubakire, ikaba yagufasha kubona design cyangwa se dessin architectural cyangwa se architectural drawings, kuba yagufasha gukorera design ya structure cyangwa se kubimenyera ko ibikorwa byawe by'ubwubatsi biri kuri standard cyangwa se bikomeye. Hamagara 07832639 ubashe kugenda ubana na MTC Limited. Nanone kamubwire ko wabana na Airtel, ariko kubwira ngo urakoresha Airtel Money wohereze amafaranga ndetse unawe yoherezwe ku buntu. Wohereza amafaranga kuri konti ya banki ku buntu, byose na Airtel ni ubuntu. Hamagara nanone kuri jya kuri www.airtel.co.rw ubashe kuba wagura packs cyangwa se bundles zo kugenda uhamagara, ndetse na bundles zo kuba wajya kuri internet. Byose rero ni na Airtel, ni ku giciro gitoya, ndetse kohereza amafaranga n'ubuntu. Sura service center ya Airtel cyangwa se wandike www.airtel.co.rw ubashe kugenda umera neza cyane. Nanone katumwibuze ko uri kumwe na Tom Transfers kubwira ati udutuma imodokari tukaba twaba tugutije indi we ugendamo ku buntu. Nanone ikomeza kugenda ikubwira ko ushobora kuba wajya muri supermarché zayo zigiye zitandukanye ukaba wakwihahira. Nanone ushobora kuba muri apartment zayo ukabasha kubamo mu buzima bwiza, na apartment ziba ari nziza zigezwe. Andika www.tomtransfers.rw ukomeze kugenda umera neza cyane na Tom Transfers.
ariko nibuka ko tuba turi kumwe na Aldeje Studio aho kubwira ko ushobora kuba wakora live streaming, ushobora kuba wakora videography, photography, ushobora kuba wakwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga, ushobora kuba wakora graphic design, branding, promotion n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose rero ni Aldeje Studio. Hamagara kuri 08872838 ubasha kugenda uhabwa ibisobanuro byinshi kuri izo serivisi. Nanone kamwibutse ko ushaka watanga igitekerezo cyawe kuri WhatsApp yacu ni 0787288831 ukabasha kugenda uduha igitekerezo cyawe. Nanone ushaka washyira igitekerezo cyawe hano kuri comment, ubundi ukabasha kugenda utubwira uko amakuru yacu bakomeje kugenda uyumva. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe, abane n'umuryango wawe ukomeze kugenda umera neza cyane. Imana ikomeze kugenda iguha umugisha aho uri hose.